abanyuranga mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ahorana ubumwe bw'abanyarwanda buryo umugabo musozo utumwaga wamutumye ntanigana ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ahorana ubumwe bw'abanyarwanda buryo umugabo musozo utumwaga wamutumye ntanigana ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda umugabo wamutumye ntanigana ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ahorana ubumwe bw'abanyarwanda tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose tuzarwubaka. Murakoze muyobozi w'akagari, nje ntago ari ikibazo mfite ahubwo no gushimira. Ni iby'agaciro nk'uyu mudugudu wacu mu midugudu yose igize aka kagari kuba ko mwadutekerejeho mukadusura. Twabashimiraga rwose tunabasaba ko muzamudusura kenshi gashoboka. Iyo twaje nk'uko nguko turi mu muganda tukabona murahageze biradushimisha rwose, bikaduha imbaraga zo gukora cyane tubona ko tutari twenyine. Murakoze. Nanjye ndashima rwose, ndagushimira nk'umuntu n'ukuri kw'Imana, nk'umuntu rwose ndashimira na Paul Kagame perezida w'igihugu cyacu. Ndamushimira ampaye inka yaduhegera inkunda nk'amata rwose intashyo ntabona uko mugera uzayimumpe n'ukuri kw'Imana, uzayimumpe rwose. Ndashimira umubyeyi wacu rwose n'ukuri yampaye inka abana baranywa amata. Nubwo nabaga mu manegeka yavuze ati bo mu manegeka tubazamure tubashyire hejuru, ariko agiye kubwanjye kumubona mu maso no kumukora mu ntoki akira ibiganza byanjye, hanyuma namwe bizabagereho mwese uzavuga uti dore ntashye umukecuru. Ibi ni ibyishimo cyane. Yego mama, murakoze. Mwabyumvise mu muhamashyo umubyeyi yavuze neza, ariko Karori arinangira ngo ntagashobora kuriha imyumbati yiwe, bityo turamwandikira tumwohereza ku kagari. Itangazo baturage bo mu mudugudu wa Bukunzi mwaramutseho, mutega amatwi mwumve itangazo ry'uyu munsi. Uyu munsi dufite umuganda kandi ni umuganda rusange, ntihagire ubura cyangwa ngo akererwe. Uwo muganda urakorwa muri wa muhanda uva kwa Mbarimombazi ujya kwa Rwibutso. Ikindi harigirwamo ibintu byinshi, yaba mudugudu yaba umuyobozi w'akagari bose baraba bahari. Nyuma y'umuganda harakemurwa ibibazo byinshi. Murakoze. Twatinze ariko aya niyo masaha rwose, ubona abandi bari mu nzira cyane rwose. Ko bano baturage ko batinzira abo barabona ko amasaha atapijyanye. Mwaramutse gafu. Mwaramutse neza. Aramutse. Ese ko mwakererewe umuganda ko? Twakererewe ariko abandi se bari hehe? Abandi ntabwo bari bazi. Ariko ndabona n'abandi bari mu nzira bari kuzamuka, nabo nibabanguke tugire igihe dutangirira dore amasaha yagiye. Ndabona bari kugenda. Ariko natwe tube dukora. Igikorwa cy'umuganda rero. Ariko twakereje mwihute bwana. Ariko ndahakora nibashaka wamena icyatekanye ndagikora rwose. Twakererewe nyine nibashaka turakora aho tubona batweretse. Umuganda rukererewe. Ukenewe. Ari igikorwa cyo gihuza. Umuyobozi wanyakora cyane. Ariko Tom, nari kuduhitanira. Cyarazitana twihute. Ko tuje nyuma y'abandi. Yaratwica kabisa.
twihute turebe ko tuvuga kare. Aramutse Gafara. Aramutse neza. Aramutse neza mudugudu. Iki nicyo gihe muzira mu muganda. Nimuheraho haruguru umuyobozi w'akagari. Zamwimagira inkasha. Mujye muganira. Kwikorera umuganda wacu. mukora umuganda sha vuba mwana rwose Iro neza. Aramutse mute. Aramutse neza. Aramutse mutera. twaho turaho Gafara. Aramutse neza. Aho neza mudugu. Aramutse neza mu. Amakuru ni meza. None muhambere na. Igikorwa cy'umuganda twakizinditsemo ndabona tugeze tuhajyanye. Kubwitabira bwawe bukese. Kandi bite abaturage bagenze. abandi baracyaza Bari kugenda baza gake gake. n'abandi baracyaza rwose harya ubu ni imidugudu ingahe? Iyi ni imidugudu ibiri yateraniye hano. Imidugudu ibiri y'abantu bagana bati sugo. Niko Gafara. None se harimo n'abaturage bitabira ari bakera. Shaka nanjye ndo nkunkumurira ibyatsi. Ubwo bwitabire twagize ariko barimo baragenda baza gake gake. Ntabwo bari barangiza kuza. Nawe nkagufasha ra. None se ubu nk'aba basore nta kuntu bashaka uburyo ariko ryateme ryabaga haruguru kwa mugabo ninde uriya ufite akamoto Kwandi mubanzi. yes numva ari aho ngaho mwararikoze cyangwa ntabwo mwararikoze Ntabwo turarikora ariko twari twavuze ko ubutaha ariho tuzarikora kwa tutarabona ahantu dukura ibiti neza. Iyo twari turi gushakisha. ariko nabwiye Sedo ngo azabareke mufate kuri bimwe twabajije byo kuri wa muhanda. Wa muhanda uva mu kagari ka Gahondo ugana mu Buganza. Uriya muhanda uzi ko hari ibiti babajije. Nabwiye Sedo ngo azabemerere mufateho n'ibiti nka bitatu byo gukora ryateme. Ikibazo twari twahuye nacyo ni ukubona ibiti turitindisha ariko noneho kuva mwarabitwemereye ubwo ku muganda utaha niho tuzakorera n'abaturage turaza kubibabwira ko ubutaha ari hariya tuzakorera umuganda. Seko mbona mwanebwe mukore basore mukore turebe ko twagira iyo mwasozaho ruguru gato twagira twakora inama ariko natwe baratuvumbuye nimwisunika mujye haruguru ariko mwisunika tujye haruguru dukora umuganda kandi gukora ni umwete Cyane rwose. amakuru yanyura amakuru ni meza ajya nitwa Matereza murakomeye muraho yego twaje mu gikorwa cy'umuganda ko ntabwo mwitabira umudugudu hano rwose ibibazo byo kutitabira turitabira nubwo muri iki gihe ari igihe cy'ubuhinzi abantu barimo barashaka ukuntu ariko barimo baraza ariko wa musore ugiye hino ari kujya hino baraza rwose ntabwo biriya byatsi wabyigezayo igikorwa cy'umuganda rega buryo kiba ari cyiza cyane kiba ari cyiza rwose ubu ngubu bagira ngo turebe ko abahinzi bacu bafite n'igihe by'ikoranabuhanga turi mu ndege yandu umunyarwanda pilote ni Polo turi mu ndege yandu umunyarwanda pilote ni Polo abanyuranga mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ahorana ubumwe bw'abanyarwanda buryo umugabo utumwaga wamutumye ntanigana ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ahorana ubumwe bw'abanyarwanda buryo umugabo usohoza ubutumwa bw'abamutumye ntanigana ijambo ahorana umurava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda ahorana ubumwe bw'abanyarwanda
umugabo abamutumye ntabigana ijambo abantu murava mu byakora byose mu bana b'u Rwanda aharanira ubumwe bw'abanyarwanda tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire na paradizo isi yose tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire na paradizo isi yose tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire na paradizo isi yose tuzarwubaka dukora imihanda urabona igikorwa cy'umuganda cyari kirangiye twagiraga ngo byari bishyushye negeranye ibikoresho ubundi twegerane tujye mu nama turebe ibibazo twakemura abafite ibibazo twumve n'icyo umuyobozi w'akagari atubwira. Murakoze cyane abaturage b'umudugudu wa Bukunze mwongeye kwirirwa. Nagira ngo mbashimire kuri iki gikorwa cy'umuganda tumaze gukora. Ni igikorwa cyiza kandi kingira akamaro ku gihugu no kuri twebwe. Rero nakoze twabashimiye dukoze ahantu hanini rwose dukoze igikorwa kigaragara ndagira ngo namwe mwiha amashyi kandi n'abataje nabo tubagaye tubibutsa ko ubutaha rwose ubwitabire n'ubugomeza kuba gutya n'ibihano biteganyijwe bizajyaho. Rero tudatinze twagira ngo mubyemeye twakire umuyobozi w'akagari nawe agire icyo atugezaho nk'umuyobozi w'akagari. Intore ijambo rw'ijambo intore ijambo rw'ijambo kumukonjera aya umuyobozi w'umudugudu wanyu arakoze kumpa ijambo. Mbere na mbere ntangiye mbashimira ku gikorwa cy'umuganda dukorera no ukwezi munyemereye mwakuye amashyi. Ni ukuri ndabashimira nubwo mbona ubwitabire bwawe bukenya ariko uko biri kose murabwira abataje na mudugudu zo kudufasha ubutaha nibikomeza gutyo tuzashaka kuzafatira ibihano. Tudatinze rero ngira ngo amazina yanjye nitwa Miranzi nkaba ndi umuyobozi w'akagari kanyu ndumva maze hafi amezi 5 ndumva ari ubwa kabiri tugiranye inama. Bwa mbere naje twakoze inteko y'abaturage ndabona benshi muri mwe harabo ndi kubona mbona amasura ataraya ariko abandi bana ari ubungubu tukibonana. So ntatinze muri byinshi rero hari ibintu bigera kuri 3 yabo tuganireho. Cya mbere imibereho myiza, cya kabiri imigabo n'imigambi y'umudugudu wanyu muraza kumfasha, cya gatatu ndumva umudugudu yarambwiye ko hari abaturage bake bafite ibibazo. Kwihuse imibereho myiza harimo n'ibingibi turi gukora by'ibikorwa remezo, gusibura imihanda muri ibi by'imvura. Mubona imvura iri kugenda yangiza ahantu hatandukanye, niyo mpamvu natangiye mbashimira ku kikorwa mwakoze cy'umuganda. Ubutaha wenda umudugudu azabere kandi ahantu mukora ikikorwa cyiza cyane. Imibereho myiza rero byose bikubiyemo harimo kwita ku mirire y'abana n'imikurire yabo, harimo guhinga no gukora amakoperative, no guhinga ibyo kurya bifite intungamubiri n'ibindi. Murabizi nyine mudugudu bene basobanura n'abashinzwe barabiza mu mudugudu wanyu barahari. So ikindi ni twakwiyoganiraho n'ubwo buryo bundi bijyanye no kuba twarana umuntu utitabira ibikorwa bya leta. Murabizi umuganda ni igikorwa cyiza kandi kigira akamaro igihugu n'umuturage muri rusange. Niba utitabira umuganda ejo inzu yawe nigwa
nta mafaranga ufite izigurwa nande? Si ikibazo? Ni ikibazo. Ariko nituba dukora umuganda twitabira ya nzu yawe nigo tuyizamure ko dufite amaboko. Muri abaturage igihugu na amaboko. Ubwo rero mukangukire rwose kwitabira ibikorwa bya leta. Ubutatse turi umubare munini rwose. So twihuse ngana ku musozo nagira ngo nsabe mudugudu b'abaturage bafite ibibazo babivuge tubikemure ko amasaha yagiye kandi mfite inama ku karere mu kanya karibuze. Yego Murakoze muyobozi w'akagari, nje ntago ari ikibazo mfite ahubwo ni ugushimira. Ni iby'agaciro nk'uyu mudugudu wacu ko mu midugudu yose igize aka kagari ko muba mwadutekerejeho mukadusura. Twabashimiraga rwose tunabasaba ko muzamudusura kenshi gashoboka. Iyo twaje nk'uko nguko turi mu muganda tukabona murahageze biradushimisha rwose, bikaduha imbaraga zo gukora cyane tubona ko tutari twenyine. Murakoze. Arakoze, urumva no gushimira bari ngombwa. Arakoze cyane umuvandimwe. Aryangiye ko witwa nde? Nitwa Karegeya. Yego urakoze Karegeya. Urakoze cyane. Nanjye ndashima rwose, ndagushimira nk'umuntu. Ni ukuri kw'Imana. Nk'umuntu rwose ndashimira na Paul Kagame, perezida w'igihugu cyacu. Ndamushimira ampaye inka, yaduhegera inkunda nk'amata. Rwose intashyo ntabona uko mugera uzayimumpe. Ni ukuri kw'Imana. Uzayimumpe rwose. Ndashimira umubyeyi wacu rwose. Ni ukuri yampaye inka abana baranywa amata. Nubwo nabaga mu manegeka yavuze ati bo mu manegeka tubazamure tubashyire hejuru, ariko agiye kubwanjye kumubona mu maso no kumukora mu ntoki akira ibiganza. Ibiganza byanjye hanyuma namwe bizabagereho mwese muzavuga uti dore ntacyo umukecuru. Ibi ni ibyishimo cyane. Yego mama. Murakoze. Mwabyumvise? Mu muhamashyi umubyeyi yavuze neza. Ari ufite ikibazo? Yego. Yewe ikibazo cyanjye Karori yaranyoneshereje bigeza kuri mudugudu abaturage baraza bajya mu murima bareba ubwone bemeranya ko Karori agomba kuriha. Karori arahakana ko atazandiha giti mbwira mudugudu aranyandikira arambwira ati umunsi gitifu yaje mu nteko y'abaturage icyo kibazo uzakimugezeho agifatira umwanzuro. Karori yaranyoneshereje pe n'abantu bose barabibonye n'abagabo ndabafite baranyandikiye ahubwo nge mu ndenganure pe. So ararenganiye. Urakoze cyane. Tudatinze ndumva kibazo urumva niba mudugudu ciziho. Ikibazo cy'uriya mugabo twakigiyemo twaragikemuye n'ubwone twarabubonye buragaragara. Dutegeka Karori ko agomba kuriha imyumbati yiwe, ariko Karori arinangira ngo ntago ashobora kuriha imyumbati yiwe, bityo turamwandikira tumwohereza ku kagari. Rero ubwo ngubwo mwebwe ni mwebwe muzamufasha mukagiha umurongo. So musore wombwe ko witwa nde? Banyita Baritazari. Wowe Baritazari umunsi ni kwa gatandatu. Kuwa mbere uzantange kuri biro hanyuma dukurikirana icyo kibazo cyawe witwaje niyo nyandiko mwagiranye hanyuma tugufashe. Umuragira ikibazo uzakimuka rwose. Nta muturage ugomba kubangamirwa cyangwa kujyamirwa dufite inzego z'ubuyobozi zacu zitajegajega. Urakoze pe. Urakoze rwose muzandenganure giti. Muzandenganure urakoze cyane. Dusoza rero nagira ngo mbashimire, natangiye mbashimira n'ubundi n'ubutaha twazakomeza ariko kwiyongere ku bwinshi, sibyo? Uro mwihamashyi murakoze cyane, mwakoze neza. Ibihe byiza murakoze. Turi mu ndege hano umunyarwanda pilote ni Polo. Turi mu ndege hano umunyarwanda pilote ni Polo. Rwanda itajengana nani vijana, Rwanda rutajengwa na sisi wenyewe, 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 tuzarwubaka abana b'Abanyarwanda,
turugire nka paradizo isi yose tuzarwubaka na gitifu warwubake tuzarwubaka abaturage tubwubake tuzarwubaka na mudugudu warwubake tuzarwubaka aho tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose tuzarwubaka abana b'abanyarwanda turugire nka paradizo isi yose tuzarwubaka Banyarwanda Banyarwandakazi reka mbashimire Icyatwa TV turayikunda nkunda ibiganiro byayo